Sukatahoraga pamasai kusayahoraga nzenguruka ahora muri patisi we n'imbobo zimunywesha dahiri agahora yisomesha Bible akabipostinga habe no gutegereza yahise agenda nagutegereza ndi kurushaho kumukunda cyane yafashe ubwonko rubanda bari barambwiye ko nzabibona namara gukunda si ibyanjye n'ibijya bimagaye nananiwe si ibyanjye usanze bandushuge Waboya ndi kuri Move nkubwije nuko ngende umuhanzi wa gatatu mu bahanzi beza washyira ku rutonde rw'abantu ugiye gutegura show ushaka kwizama abantu bawe ugomba kunshyiramo. Menye ni byinshi utumvishe kuri benshi bagiye batandukanye. Hari igihe ukabyuka wumva uri muzima, ukabyuka wumva hari byinshi ushobora guhindura. Abasesenguzi bavuga neza, bavuga ngo hari benshi babayeho ko bazapfa ejo. Uyu munsi ushobora kuba uri hasi, mu gitondo ukabyuka uri muzima. Njye mugiye kuganira nitwa P wanyu. Yego nibyo ubyumvishe neza. Uyu munsi tugiye gusesengura ndetse tunababwire byinshi aho umugabo agiye guhindurirwa amateka mu gihe gito, kandi tukaba tugiye kubabwira byinshi aho umuntu yabyutse ari muzima, akora, avuga, indirimbo ze ziringaniye, ariko bugacya ari ku itangazamakuru avugwa hirya no hino. Ni ibitangaza. Uyu tugiye kuganiraho ngira ngo musanzwe mumuzi, muramwumva, yaciye igikuba muri rubanda. Ubu nta wundi, bamwita Yampano. Mumfashe dusangire ikiganiro. Njye ndi P wanyu. Ubaye uri mushya ku murongo wacu cyangwa se ku muyoboro wacu wa YouTube, wakora subscribe, ugakora share, comment kugira ngo dukomeze tubaye byinshi bigiye bitandukanye. Njye ni P wanyu. Reka dutangire. Yampano yahishuye uko yabenzwe n'inkumi yamuhoye ko yari umuyede. Uwurizagwira Florine, umwe mu banyamuziki bamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda, uzwi ku izina rya Yampano. Uyu munyamuzika nyarwanda icyo akora, avuga ko ubuzima bwe bwahindutse, butakimeze nk'uko bwari buri mu myaka 2 yatambutse. Uyu musore ubusanzwe avuka mu karere ka Nyamasheke, yimukiye i Kigali mu mwaka wa 2016. Ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, icyakora ahita akomereza ubuzima bwe mu karere ka Bugesera kwa mushiki we. Nyuma y'umwaka yibana abona ubuzima bumugora, Yampano yahisemo gusubira iwabo, yongera kujya kubana n'ababyeyi be.
ya mpano nk'undi musore wese, ntabwo ya mpano yigeze yishimira kujya abyukira imbere y'ababyeyi be ntacyo akora kandi akeneye kubaho. Urabyumva nawe nko mu buzima busanzwe, kubyuka mu gitondo nimugoroba ababyeyi bagasohoka bagasanga bari kumwe nawe, ibyo ntabwo ari ibintu ushobora kwishimira. ya mpano nawe yaravuze ati ibi byose ndi kubona ntabwo bikwiriye umusore nkanjye. nguko uko yaje kuva iwabo mu mwaka wa 2019 yinjira Kiyede. ya mpano ni umwe mu rubyiruko rwagize uruhare mu kubaka umuhanda wa Kampala, aho yahembwaga amafaranga 2,500 ku munsi. Icyakora icyo gihe yakoraga n'ubundi atakwa mushiki we wundi wari warubatse i Kigali. ya mpano avuga ibihe atazibagirwa ubwo yakoraga i Kiyede. Yagize ati ibihe ntazibagirwa ni umukobwa nari mfite mu nzozi ntashakaga ko amenya ko ndi umuyede. Uyu musore avuga ko na n'uno munsi akivugana n'uwo mukobwa, gusa ntibashobora gukundana kuko aba afite impungenge ko ubuzima buramutse bwongeye bukaba bubi uwo mukobwa yakongera akamuta. Icyakora nubwo yakoraga i Kiyede, ya mpano ntibyigeze bimuca intege. Yakoreze ibishoboka byose kugira ngo abone niba inzozi ze zaba impamo. Yatangiye kujya yirukanka muri studio za Nyamirambo nubwo bitari byoroshye kugira ngo abashe kuba yakora umuziki nk'uko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi ukomeye. Gusa ya mpano nyuma y'igihe kinini agerageza gukora byaranze, yaje kugira amahirwe ahura na MI Empire cyangwa se M Irene. Yamukoresheje ikiganiro ari nacyo cyahinduye ubuzima. Nyuma yo gukora iki kiganiro kuri MI Empire cyangwa se M Irene, ari we wamuhaye iki kiganiro, byatumye abantu benshi batangira kumugirira impuhwe, bagenda bamwoherereza amafaranga kugira ngo azamufashe mu muziki we. Ari naho yaje kugira amahirwe ahura na sosiyete bita TB Music, ari nayo yamwinjije mu muziki bikomeye, ari nayo imufasha na n'ubu ngubu ikaba ikimufasha. Agira ati nyuma yo gukora ikiganiro kuri MI Empire, abantu bamwe na bamwe bagiye bangira impuhwe bakajya banyohereza amafaranga, dore ko bagiye bampa amafaranga agiye atandukanye. Hari n'abajyaga bampa amafaranga 100,000. Nyuma maje kugwiza amafaranga 800, naje gusubira mu rugo, amafaranga 800 mbiha papa wambyaye kugira ngo abashe kwimuka aho yabaga, kuko yabaga ahantu bitaga Nyabyondo. Ya mpano avuga ko uretse abamuhaga amafaranga nyuma y'ikiganiro, ari nabwo yaje kugirirwa amahirwe yo gusinyana kontara na TB Music, ari nayo yaje kumuhindurira ubuzima, ikamukodeshereza aho yabaga kugira ngo abashe gukomeza kugumya gukurikirana ibijyanye n'umuziki we. Ku rundi ruhande, ya mpano agira ati kugira ngo abamfasha batazarambirwa, biragoye ko nshobora kumara 2 nta kazi ndabona gafatika. Yisabira abantu ko bazamutekerezaho, bakajya batekereza n'abafite impano zikizamuka, bakaba babaha akazi, bakabategurira ibitaramo bitandukanye kugira ngo nabo babashe gusohora umuziki, bagaragaza impano zabo ariko zininjiza amafaranga. Yagize ati bagiye badutekerezaho, bakatwoherereza abadufasha, bakadutegurira ibitaramo. Ibyo bitaramo byazagaragara yuko abadufasha batazacika intege, kuko natwe tuba dufite ibyo twinjiza. Gusa mu ijoro ryo kuwa 29
z'ukwa 12 2024 nibwo yaje kuganira n'umuhanzi w'icyamamare Tiger The Ben, benshi muzi umaze kwigarura imitima y'abantu benshi muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Ya mpano yaje kumubwira ati igihe kirageze ngo nanjye nigaragaze muri muzika, ubaye unyemereye wazama performance mu gitaramo utegura ku itariki ya 1 z'ukwa mbere. Niko byagenze, ya mpano yaje guhindurirwa ubuzima mu gihe gito, mu masaha make, maze ivumbi riratumuka. Bita Beach. Izina rye ryaje kuzamuka rikwirakwiza hirya hino mu bitangazamakuru, n'ubu natwe tukiri kurivuga. Ya mpano yaje guperforminga indirimbo ye bita ngo maze rubanda nyamwinshi rurasara. Yaje gushyiraho indirimbo bita si ibyanjye, benshi bava mu byicaro batangira kuririmba ya mpano. Uyu musore uwo rizagwira yaje gukora byinshi bitandukanye, gusa benshi bari kuvuga bati mu gihe gito ashobora kuzima nk'uko umuntu bita igisupusupu yazimye, cyangwa se umuntu bita Amaroni uburyo yazimye, dore ko yari amaze kwigarura imitima myinshi y'abantu. Uribaza ngo ni iki kizabitera? Ariko Melody ngo ngana nawe sha, umujene mutoya afite hit imwe 2 3 ebana amaze iminsi ari kubyinisha abanyarwanda mu gihe gitoya, ariko bamushyize kuri line up y'abantu baza kuririmba mbere. Abana batoya rero iyo bataramenya ikibuga cyane baba bafite pride yo ku rwego rwo hejuru. Ebana wabonye ukuntu nakuyemo kuri stage ukahita ubona kabisa ni njye muhanzi unisi. Ya mpano yari afite iminota 7. Yego. Ninjye wamucurangiye. Gute Bruce Melody adashobora kwisanga natagira icyo akora mu maguru mashya? Ni gute Bruce Melody adashobora kwisanga mu bahanzi badafite icyo bakiza n'icyo bica? Abenshi batangiye gusesengura mu buryo bugiye butandukanye, bavuga bati ya mpano arimo arikururiraho umuriro, arimo aritiranya hiti no kwitiranya izina. Yagerageje gushotora umuntu bita Bruce Melody aho yari yagiye ku gitangazamakuru gikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, RBA. Kuri RTV yavuze ati njyewe nta kintu navuga kuri Bruce Melody bigaragaza ko ntacyo yari amuziho, kandi Bruce Melody ari n'inshuti ye. Bagerageje kugira ngo bakorane korabo ariko ntibyakunda. Abanyamakuru ba RTV baramubajije bati ni icyo ushobora kuvuga kuri Bruce Melody? Yagize ati nta kintu namuvugaho. Yagarutse kuri Element yamuvuzeho byinshi bigiye bitandukanye, ko ari umuntu wikunda ushobora kuba yigarurira hiti mu gihe gitandukanye, agatuma abaje kumuganaho bamushoyeho imari cyangwa se bamwinjirije amafaranga ya studio, indirimbo ze azibahera igihe azishakiye, we yamaje gukuramo aya mbere. Ikiganiro cyacu tugiye kugicumbikishiriza aha ngaha, turibaza ngo ese koko hiti itandukanye n'izina? Ese koko ya mpano nawe ashobora kuzazima nk'ukuntu Amaroni yazimye, cyangwa gisupusupu uburyo yazimiye
ibi ni ibintu natwe dushobora kwibaza. Jya mu kiganiro cyacu utere komenti uvuga ati ya mpano ibyo bari kumuvugaho nibyo cyangwa si byo. Reka ducumbikishirize ahangaha, njye na Ripi wanyu nakagaruka.